Yesu ashimwe nshuti zanjye bavandimwe muraho neza, ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo Uwiteka Imana yacu duhana imigisha. Muri iki gitondo, muri uyu munsi ndagira ngo twigane amagambo meza, ndagira ngo turebe isezerano Uwiteka Imana yacu idusezeranya, ndagira ngo turebe ibyiringiro, turebe isomo riboneka muri Yesaya igice cya 48 umurongo wa 17. Tugiye kuhasoma twumve ibyiringiro, twumve ukuntu Imana idukunda, twumve ko Imana ari umurengezi wacu, twumve ko Imana ari umuyobozi wacu mu bihe byose, aho tugenda ibyo dukora byose niyo itubashisha. Ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo mbashishwa na byose na Kristo, kuko ari we umpa imbaraga mu byo nkora byose. Yesu ashimwe, haleluya. Reka uyu munsi wa none turebere hamwe iri somo ryiza, Yesaya igice cya 48 umurongo wa 17, turasoma n'umurongo wa 18. Ndasaba Imana kugira ngo iri somo, aya magambo meza aboneka muri Yesaya, agira ibyiringiro dusigira ari njye ndetse nawe uri kureba iyi video. Ndagushimiye ko ufunguye iyi video, ndasaba Imana ikubashishije kugira ngo ufungure cyangwa se ubone iyi video kugira ngo igire ikiguhindura, iguhindurira amateka, nawe ugira ibyiringiro ku Muremyi, nawe ugira icyo uhindura muri wowe. Uwiteka aguha umugisha, Imana iguha umugisha. Reka tubanze dusenge. Data wa twese, Mana ikomeye, Mana Nyiringabo, turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye kuri Imana umukozi w'umuhanga, Imana ifite ubushobozi. Tugushimiye ko utubashije kugera none. Ndakwinginze kugira ngo utubashishe Mwami Imana kugira icyo duhindura muri twe, tubashishe Nyagasani kumva neza ijambo ryawe. Ndakwinginze bamarayika bawe baze badusobanurire, ari ugiye kumva ijambo ryawe umubashishe nyagura ku ngoma kuryumva ku rugero rukwiriye, kandi nanjye ngiye gusoma ijambo ryawe umbashishe nyagura ku ngoma gutunganya ibidatunganyije neza muri njye. Reka byose bibaho nk'uko ubishaka, ku bwa Yesu Kristo umwami wacu, amen. Murakoze cyane. Nuko Yesaya igice cya 48 umurongo wa 17 haranditse ngo, Uwiteka umucunguzi wawe, Uwera wa Isirayeli aravuga ati, ni njye Uwiteka Imana yawe, ikwigisha ibikugirira umumaro. Aleluya. Niyo Uwiteka Imana yawe ikwigisha, iguhugura, igufasha mu byakugirira umumaro. Haleluya. Nuyiha rugari, nuyiha ukayegurira ibyawe byose, ukayegurira ubugingo bwawe bwose, ukayegurira umutima wawe wose, izajya ikwigisha. Haleluya. Izajya ikwigisha ibyakugirira umumaro. Umurongo wa 18, iyaba warumviye amategeko yanjye, uba waragize amahoro ameze nk'uruzi. Haleluya. Iyaba warumviye, warizeye amategeko yayo uko ari 10 yose, ukayiringira, ukayizera, ukayakurikiza, uba ubona amahoro. Ibyo bintu byose uhura nabyo, ingorane zo muri iyi si uhura nazo, ndagira ngo mwumvishe kandi wumve yuko iyo wiringira amategeko y'Imana, ukayikunda, ugakunda mugenzi wawe nk'uko wikunda, ndagira ngo nkubwize ukuri yuko nta bibazo wari kugira. Iri jambo riratubwira ngo, iyaba warumviye amategeko yanjye, uba waragize amahoro ameze nk'uruzi. Gukiranuka kwawe kuba kwarabaye nk'umuraba w'inyanja, kandi urubyaro rwawe rukangana n'ab'i Yerusalemu, rukangana n'umusenyi. Aleluya.
Yesu Kristo aradusaba kugira ngo twiringire, aradusaba kugira ngo twizere, aradusaba kugira ngo twumvire amategeko mu izina rya Yesu Kristo. Ndasaba Imana kugira ngo ari njye ndetse nawe itubashishe kugira icyo duhindura, itubashishe kumvira amategeko yayo ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Reka dusenge. Data wa twese, turagushimiye yuko uhagarikiye ijambo ryawe, turagushimiye ko wemeye ko ijambo ryawe ritambuka. Ndakwinginze, ndagusabye kugira ngo iri jambo rigire icyo ridusigira, ridusigire isomo, uduhe kukwiringira, uduhe kumvira amategeko yawe, kandi Data wa twese uduhe kugira icyo duhindura muri twebwe, wongere kuduhindura abera n'abaziranenge, utwezeho icyaha icyo ari cyo cyose, ibyo twakoze byose bidutandukanyije nawe, turakwingize ngo biduhanagureho, tubashishe kugira ibyo dutunganya muri twe, kandi tubashishe kutubera umurengezi ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Yesu abaho umugisha.